Amaye ngada turanzura dukuranye burundu. Sha nabakurana mwajya murarya no turye mukavangamo none se byagenze sha icara hano ngaha mwana niko bibe neza none ngo byagenze sha byagenze neza nta kibazo ndi kukubanura ahubwo se kungendereye nari ngiye kwirebera cyane uri kumva ubayeho gutera nyine nari ngize ngo dukore za gahunda zive mu nzira birangiye izo gahunda nta kuntu twazora se nkabanza nkajya kureba cyane iki uretse ga yego kibasumba reka nzinzi kumva rero kona ndikumva ari umukobwa ngo uyu ni shiri wanjye imana ngiye kumureba nyine wawe guca gutya ampaye nka data none singo byagenze sha nyine naramuterese shahita dugutereta niho muri kwivuga mu ntera gikinya rero hasharugera surisi n'ibiki kandi apayi wowe wasigaye nta kuntu wagenda nk'abakane neza oya mbwira neza ariko nsobanurira nanjye mbe nk'umwana nk'abandi sobanura se gute nyine uragenda ukamutereta ukamubwira mugakundana nyine mukabibaba cyane none simbwira none urumva nkubwire nanjye ngiye kuva mu mana wakurikira ahubwo uhanzwe ingangaye ngo ntangire uzi no gutera imitoma ndakuzi utuntu twayirovi yo nzakubakira tuwarete mu mutima murinda umuntu wayo ariko mutoma kuvuze nabi ahubwo nzakurinda umuntu wawe senge kubakira umuntu nese uri kumva imitoma utayizi ahubwo uko tugirira nyine ubimurire ariko unaramitiramo njye ntabwo nzi kureba ngo biragize noneho ugiye gutereta umukobwa utazi n'uwariwe mbese ntawe wari wakunda reka ahubwo urangere kukundikitse aba ari we duhita duhera ukundikitse aba ari we ukunda ngaho tereka agasombe hano shaka reka nze nshyira agatebe mu nzu ndaje nashyiraho tugende ibintu by'amasomo byibagirwa ndabikupa rwose ndabikupa nubwo ari ngombwa gukinga ndabizi ese ubundi barakwiba bakwibingira ngiye kumureba ahubwo turahita tugaruka agenda gahoro none simani kiri waho meze umusore wanjye ubuze he naho nise ku cyumweru tugende rero merekeza tugenda merekeza umva itonde ariko ivuga ariko wagenda witonze nta kibazo nzaje dore nuriya wambaye ipantaro we nabonye hari icyo utabonye rero uriya ni ukugenda ukabigira niba n'izo mbada nzazigura ariko birangiye arya si utwaje utemeye ibya iro ibindi nkubwiye na kakandi kandi nakubwiye utari kwibuka ngaho jya hano tugende ariko utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi ugira buri hano cyangwa kiriya gitipu ubonye nyine kivuye hano ngaha cyambwe ngo nkubwire ngo kiri gupanga kuzakurinda umuntu uko wese kikayikubakira mu nzu muri make cyangwa ukunze uriya neza ubonye atari igisoro ufite imibiri yombi nta n'ubwo asa n'ingagi utaje kubinyibwira akaba ari wowe kagira ubwobara hamwe n'iyo agiye kwaka amafaranga yo kugura ikintu yego ntago navuga ko mbogisa yidodesha ariko agira isoni pe gusa aragukunda reba umuntu utinyutse kunzana ngo azinze nkubwire ibi bintu arakwemera fresh genda umubwire aza binyibwire utambwira yuko bise biba ruzungu umva ukuntu ambwiye kubyemera asa naho ari kubyumva ukuntu ariko arambwiye ngo akavuze ngo urutwa na sugabora gusa aramwe ngo ujye kubimwibwirira wajya kugira ute kubimwibwirira ubu ndagenda mvuge ngo iki uratangira kumubwira ngo joteme ndani nta kindi kintu yari yakubwira nabwo amaje kugusubiza utumubwira ngo ndagukunda ariko wabanza kumubaza izina izina witwa nde joteme
I love you. Ndetse ari cyo uri kwivuga si je nyine. Ashako nta kibazo ra. Ahubwo nta kuntu twagerageza ugahita ujya kubimubwira. Nta kibazo. Reka tugereyo. Witwa ndera? kuza atadusuje batubaza amazina. Nabwira witwa nde? Usubira kuba atari kunsubiza uramugenga ntago yaba mbeshera. Reka ahungu iki gihe basigaye barasaze. Ewe. Oya. Biciyemo se mani? Ukendura n'ubure kavuna umuheto gatinya kukambwira ngo ndagenda bazizina hehe no kumbwira ngo ravi kabazi n'umuhesi wakiboneye kuri n'igicuci kigurya imbaga. Yo waba original wabura ibintu byo kubwira umuntu ku buryo yamusubiza igisubizo kizima yabwo. Ariko napfusha rukarana nzo. Reka nze mbikugiremo mani, reka nze mbikugiremo ariko wishime. Umva se baby, mani uramutipe ko mu buntu uri jemene. Urasaze gutera. Reka nze mubaze. Base mani. Nyirabungu nawe wabyishimiye. Ahubwo bakomeye. Kubona winyanya zaragutuvuye Diana imbere na inside z'umuntu. nanguvuye gutereka nanguvuye kureba abandi basoresha abanyazo ubundi rero ukambanza nkubwire ndagukunda Yankunda. Muri gihe kangahe se? Sinyenshi rashatura. ahubwo kamubwire kano kantu nzakugura byeri tubyereka ababyeyi. Oh my God. Ingoda Abyemere. none sinakuntu wagira ukamoberana Ariko ubotera wanyiho. No. Mukirige waragize abakanda. Kandi aho ntago Kaji wawe akajya kuzimu n'amaguru kagaruka n'inkoko. nta kibazo tujyane. None sina buriya wewe. Ibyo n'u Rwanda rw'imyaka 5 rwarusha gutereta. Ahubwo nta kuntu wazapanga n'uriya mwana akakwigisha. Njye ndi kubona n'amasomo yanjye. Aho gusubirayo napfa. ahubwo rero basi Baye tuzongera gusubira. Shumi, naho ubundi weho igerereye urebe ni wawe Yanje nana kwiyahura u Rwanda rw'imyaka 3. Genda nyine ihangana ubwo ngewe. Ako nta kibazo kangereho hari genda asanga batandukanye. Hanyuma senkisa zanjye wamubirongeraho izindi ntabwo naruhira ubusa. Kubwo urukundo wampesheje. Ehote kaji wawe. Basi kwa Rwanda rwa rukunetana umukobwa ara. Umva shaka do ngwino hano. Nabita. Ewe we uzikara. ingoda Akaka ewe ubuse nkwice. wambonye Ubuse nari ariko nta kibazo. Kazapfa kugukuramo amaso. harahugira ibintu bikagucanga se gafi karagera ku mutwe